abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa b'ijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese wemera akizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura. Ese uruzi yuko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu n'izuka bya Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM 93 n'igice kimwe buri wa kane guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1, no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugeza saa 2. Ntucikwe kuri 93 n'igice kimwe Fine FM mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njyaniringira. Turabasuhuje abakurikiye Fine FM 93 n'igice kimwe. Mwabyumvise ko rero isaha y'ikiganiro Ijuru ntirikorerwa yageze. Ni saa 11 n'igice none ku cyumweru kugera saa 12 n'igice, naho ku wa kane ni saa 12 kugera saa 1. Ndabasuhuje rero nk'uko mubimenyereye. Amazina yanjye nitwa Ntabanganyimana Elias, nkaba ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ni ubutumwa nyine bwavuye ku Mana, ariko buje kubari mu isi kugira ngo babwumve, hanyuma babwumve, nibamara kubwumva babwizere, hanyuma nibamara kubwizera bakiri. Nguhaye ikaze rero wowe ukurikiye Fine FM muri aka kanya. Ubwo nguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kubanamo igihe cy'isaha, aho uri hose, waba uri mu rugo, na cyane ko abenshi ngira ngo baba bari mu rugo uyu munsi ku cyumweru, waba watembereye, waba ufite akaradiyo, waba ufite kuteri mu matwi, waba se uri mu modoka ugenda, nguhaye ikaze kugira ngo tuze kubana mu iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza cyane nagukumbuza, ikiganiro gishura uburyo Imana yagennye abantu bagaruka mu bushake bwayo, uburyo Imana yagennye abantu bongera kubana n'Imana bakabana amahoro, ariko bakabona n'ubugingo boraho, cyangwa se bakabona ijuru ariko bakaribona bakiri hano bacyambaye uyu mubiri, hanyuma kuwuvamo bikaba ngombwa ko umuntu akomereza muri iryo juru yabonye akiri hano mu mubiri. Ndabashimiye rero, kandi nyine ubwo nizere ko tuza kubana. Ni ikiganiro uri buze kugiramo uruhare, aho uza kuduhamagara, turaza gutanga umurongo ukatubwira ikibazo, icyifuzo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi, kugira ngo iki kiganiro kirusheho kugirira benshi umumaro, ariko nawe gihereye kuri wowe. Ntabwo nigeye nyine hano muri studio, ndi kumwe na mwene data turi bufatikanye. Reka nawe abasuhuze anabibwire, hanyuma tuhite tunakomeza nyine n'ikiganiro cyacu. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndabashoboje mu izina rya Yesu. Tumaje kumenyera ntabwo ari ubwa mbere duhanga, tumaze iminsi duhura tuganira ku nkuru nziza y'ubutumwa bwiza, ubutumwa bugenewe abari mu isi. Amazina yanjye rero ni Elias&Theoneste, muvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Tunejwe no kubana namwe abadukurikiye muri uyu mugoroba. Tunejejwe n'inkuru nziza Imana teguriye igiye kukiza muri twebwe, ariko iyibagezaho. Ikiganiro ni cya kindi rero ijuru ntirikorerwa. Ubwo abantu mujya mukorera ijuru, hari umujya mugisha muri mugoroba ugiye kurana ijuru ry'ubuntu adakoreye, kubera ko irikorerano ntabwo ribaho. Rikorerano umuntu avuka n'umwana agatangira akorera ijuru, akagera ku munsi wo gupfa yagize amahirwe yo kurama, ariko atarabona rya juru, ndetse bakaza kumwatuza
yenda gupfa nuko bikarangira apfuye n'ibyatura atarabirangiza rimwe na rimwe ariko uwo musare yitwa Mwiringira busa mu gitabo cy'umugenzi iryo joro ntabwo ribaho rero ijuru ririho turi kubabwira n'ijuru ry'ubuntu ijuru ryavuye ku Mana ijuru umuntu amenya ko ridakorwa akaryakira hari uwarikoreye nuko rero icyo tubifuza no kumuna mugoroba mwararana ijuru kandi tukajyanira ibyiza mu mugoroba mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane Theoneste urakoze. Uravuze uti umuntu yaba nta juru afite ariko kuri uyu mugoroba akarirarana. Yarirarana cyane rwose. Yarirarana kandi cyane rwose. Ijuru umuntu ashaka kuva akivuka akagira imyaka 50 wamubaza ate se ubupfuye wajya mu ijuru akakubwira ati ntabwo mbizi ati byaterwa nuko byaba byagenze. Yego. Urumva ko rero niyo mpamvu ijuru ridakorerwa na cyane ko nta warikoreye ngo aribone. Ahubwo uwo muvuganye wese akubwira ko akiri kugerageza. Yego. Umwana akubwira ko agerageza, umusaza akakubwira ko agerageza. Ukibaza ubwo kuntu umuntu yarijyamo yarikoreye nabwo ukibaza nyine ikibazo gikomeye. Ariko uwo dukurikiye inzira ijyana umuntu mu ijuru ubundi njya nibaza n'impamvu abantu tunabitindaho cyane. Umuntu wese azi ko inzira ijya mu ijuru ica ku kuba umuntu ari umukiranutsi. Yego. Kuko nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Yego. N'umuntu wese arabizi na wa wundi usenga n'udasenga n'utaza urusengero ruba n'utarabatijwe n'uwibera hirya iriya muri bya bindi ntiriwe ndondora. Yego. Nawe umutima we umubwira ko mu ijuru hazajyayo umuntu udafite icyaha na kimwe. Yego. Nta cyaha na kimwe kizajya mu ijuru. Inzira ijyana umuntu mu ijuru ni inzira ko umuntu ari umukiranutsi gusa. Yego. Niko bimeze. Yego. Ubwo bivuga ngo ibindi byose umuntu yajyamo, ibyo wakwiga, ibyo wakwigishwa, umuco wagira, imisengere wasenga, waguha umunsi wo gusenga utandukanye n'uwabandi, wabatizwa mu buryo bumeze gute se, wasenga upfukamye, wasenga uhagaze, wasengera mu nzu, wasengera mu kirere, uko wabigenza kose inzira ijyana umuntu mu ijuru nuko aba ari intungane gusa. Nuko aba ari intungane. Nuko aba ari umukiranutsi ku Mana. Ijuru ry'abakiranutsi ntago ari y'abanyabyaha. Ubwo utundi tuntu ubwo jasho kuvuga ko utundi tuntu abantu bigira twose n'udukoryo gusa tujyanye n'ibisha n'amahitamo y'umuntu kugira ngo abone uburyo ki yishimisha cyangwa yinezeza kiri muri uyu mubiri. Niko bimeze. Ariko nta hantu bihuriye no kujya mu ijuru. Nta hantu bihuriye pe. Ubwo ndashaka kuvuga ko umubare mwinshi cyane barayobye. Ikibazo ko bayobye muvandimwe nuko na udukurikiye umaze imyaka myinshi ushaka ijuru uzkwezajyamo abakiranutsi cyangwa se intungane ariko mu myaka yose umaze ushakisha ijuru ntabwo uratungana umunsi n'umwe. Ukiranuka byaramunaniye. Ntaratungana bati n'abana maze n'ikimwe n'umukiranutsi. Yego. Ubwo bivuze ngo abantu bose umubare mwinshi n'abantu bayobye. Yego. Sibyo kandi ikibazo umuntu ayoba inzira ijya mu ijuru wa azi ko yayobotse. Yego. Hashingiye ukuntu yigishwa, hashingiye igihe amaze asenga, hashingiye igihe yabatirijwe, hashingiye igihe yinjiriye muri korale, hashingiye kuri teoloji yize, ashingira ku tundi tuntu twose akagira ngo yayobotse Imana. Yego. Ariko Imana kuyiyoboka ni ukuyoboka inzira yo kuba umuntu ari umukiranutsi, icyo kirahagije. Yego. Umuntu azajye mu ijuru. Yego. Ibindi byose rwose wayobotse, reka ngo wowe dukurikiye wayobotse imihango y'abantu, uyoboka inyigisho z'abantu ku giti cyabo, uyoboka imishinga yabo, imishinga yitiriwe Imana ibeshya abantu izabajyana mu ijuru, ahubwo icyo bakora ni ukuguhabura gusa, ni ukukubwira ko uri umunyabyango nutihana agatona kanini urapfuye urarimbutse. Ariko ndagira ngo ngire ngo kuri uyu mugoroba tugufitiye ubutumwa bwiza, tugufitiye ijambo ry'ubutumwa bwiza riva ku Mana, uburyo Imana yagennye abantu bajya mu ijuru. Mbese ubwo mu yandi magambo ubutumwa bwiza buhishurira umuntu iki? Paulo arabivuga neza. Yego. Yabivuga mu gice cya mbere cy'Abaroma ku murongo wa 16 n'uwa 17 aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibumuhoza isoni. Yego. Ngo kuko ari imbaraga y'Imana ngihesha uwizera wese gukizwa. Yego. Sibyo? Ngo kuko muri bwo arimo mu butumwa bwiza. Yego. Ngo arimo gukiranuka kuva ku Mana kugira gute? Guhishurirwa. Yego. Nimvuga icyo ubutumwa bwiza buzana. Yego. Buzana gukiranuka kuva he? Ku Mana. Nimo guhishe mu butumwa bwiza. Yego. Sibyo? Ngo guhishwa no kwizera ariko kugakomezwa
no kwizera. Nkumva rero n'ubundi ubwo ibindi umuntu avuga, ibindi wumva, ibindi wigishwa cyangwa se nawe wigisha wowe ubwawe, ariko bidahishura uburyo umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana. Ndagira nkubwire ko ubwo si ubutumwa bwiza, ahubwo ni ubutumwa bujyanye n'irari ryawe, ni ubutumwa bujyanye n'amarongo yawe, ni ubutumwa bujyanye n'ubuhashyi bwawe, ni ubutumwa bujyanye gusa n'ibintu wishakira cyangwa ukunda, ariko si ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana. Kuko buva ku Mana bwo buhishura gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana. Yego. Mu yandi magambo ubutumwa bwiza buzanira umuntu kuba uburyo umuntu aba umukiranutsi. Yego. Sibyo? Paulo arakomeza akabivuga mu gice cya 3 muri cy'Abaroma ku murongo wa 21. Akavuga ngo ariko noneho ubu hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ituze ku murongo wa 19. Nirinze kwaturuka gakomeye. Aba ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose basirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere y'Imana ari nta muntu utsindishizwa ari imitegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Mpamvu ujya wumva ufite icyaha byakonye byinshi no kubera amategeko. No kubera amategeko. Ariko ko umuntu nivuze aravuga ngo ubu noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Yego. Ngo kudaheshwa no kubahiriza ayo mategeko. Yego. Sibyo? Ngo nubwo amategeko n'ibyahanwa ari byo biguhamye. Ari byo biguhamye. Ariko njye numva Bibiliya ijambo ry'Imana bivuga neza, aravuga ngo ubu noneho Imana yagennye, yagaragaje uburyo igira abantu intungane. Uburyo igira abantu intungane ngo amategeko atabigizemo uruhare. Ariko ikintu iyo nta ruhare gifite ari ukuntu mba mbyumva neza. Niba ikintu nta ruhare gifite mu kintu, sibyo? Uravuga ngo amategeko ntatanga gukiranuka. Yego. Ariko ubwo ntiyambura n'umuntu gukiranuka, kuko nta ruhare. Iyo ikintu kidafite uruhare ku kintu nticyagitanga, ariko nticyanacyambura. Yego. Uvuga ngo kuhaba kwacyo nta kintu bimaze. Imana ishimwe wowe turi kumwe, utega amatwi wumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana, uburyo Imana yagennye uba mu isi ariko uri umukiranutsi, uba mu isi ariko wizeye neza ko ufite ijuru. Reka rero abadukurikiye dusangire amagambo y'Imana. Turasoma muri Menya 31 ndetse n'umurongo wa 33 ndetse na Matayo 26 umurongo wa 24-28. Yego. Uyu munsi turaganira ku cyitwa isezerano rishya. Yego. Imana ritangarije n'igihe ryasohoreye kugira ngo tumenye ko ijuru ari ubuntu, ko tugomba kumenya ko ari isezerano twasezeranyijwe kera kikajya tukarihabwa. Amen. Reka dusome rero. Urasoma muri Bibiliya muvandi. Hano mfite iyera. Buri kansome Bibiliya. Kereka niba uri mu yera wasoma nge nkaba ndeba mu yindi. Yego. Nakibaze kansome muri Bibiliya yera. Yego. Noneho nawe rero usome muri ijambo ry'Imana. Yego. N'abadukurikirwa nabo tugendane mu mugoroba. Nibyo. Yego. Yeremiya 31:31 havuga ngo Uwiteka aravuga ati dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Yego. Ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Yego. Rya sezerano ryanjye bararyishe nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga. Yego. Ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika, kandi niho nzayandika nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigisha ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bavindimwe ati menya Uwiteka, ko bose bazamenya uhereye koroheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose. Niko Uwiteka avuga, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Amen. Yego. Reka nsome muri biri ijambo ry'Imana. Yego. Uhoraho turi gusoma muri Yeremiya igice cya 31 turi guhera ku murongo wa 31 tukageza ku 34. Yego. Reka dusome. Uhoraho aravuga ati dore igihe kigiye kugera ngira n'isezerano rishya n'Abisirayeli n'Abayuda. Yego. Ntabwo rizaba rimeze nk'irya kera nagiranye n'abasekuruza igihe nabafataga akaboko nkabavana mu Misiri
kuko bo bishe isezerano ryanjye nubwo ndi umuyobozi wabo. yego ni njye uhoraho ubivuze. yego noneho ngiri isezerano nzagirana n'Abisirayeli nyuma y'icyo gihe, nzabacengezamo amategeko yanjye, yego nyandike mu mitima yabo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba abantu banjye. amina ntawe uzongera kwigisha mugenzi we cyangwa umuvandimwe we ati menya uhoraho, kuko bose bazamenya, uhereye ku muto ukageza ku mukuru. yego nzabababarira ibicumuro byabo, yego kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. muvandi tutarasoma muri Matayo twaje tuhagere, ariko abadukurikiye nituvuga ko ijuru ari ubuntu, mujye mubanza mwumve nyine waritanze, umve ko ntacyo yashingiyeho. Imana iyo ubwayo idubwiye ko yivaniye Abisirayeli mu Egiputa ikababera umuyobozi, yarangiza bakajyana isezerano. nibyo isezerano bagiranye ni isezerano ry'amategeko Imana yahaye Mose. Mose ngaha Abisirayeli, yego Mose araza asomera amategeko y'Imana Abisirayeli, bavuga ngo ibyo Uwiteka avuze byose tuzabyumva kandi tuzabikora. Mose afata amaso y'ibitambo ayabamishaho nk'ikimenyetso cy'isezerano ajyanye n'Uwiteka. nibyo Ikibabaje gake cyane, ayo mategeko yose bayishe uhereye ku rya mbere kugeza kuri Mose agiye gusaga gake cyane amaze iminsi 40. bati ntuzi Mose icyo yabaye, babwira uwitwa Aroni abaremera ikimasa kivuye mu bintu bari bambaye. yego n'umusa n'abantu bari mu bimasa bikwita ibintu bari bambaye byabo bivuye mu butunzi n'amaboko yabo. yego Mose Aroni abaremera ikimasa, bavuga ngo iki nicyo Imana yadukuye muri Egiputa yego itujyanye Kanani, nibyo bagitambira ibitambo. iryo sezerano baba bararyishe, nuko baryangiza koko Imana rero ko baryishe uhereye icyo gihe. ni rero Imana yongera no gutangaza isezerano rishya. yego Yego. Imana yatangaje isezerano rishya, hano banarivuze yego ngo izasezerana ngo isezerano rishya ngo ritandukanye n'iryo yasezeranye na basekuruza, ngo nubwo iryo yari yasezeranye nabo ngo baryishe. muvandimwe urakoze. isezerano Imana yari yagiranye n'Abisirayeli ryari isezerano ry'amategeko. yego ibaha amategeko, ariko Imana yari yavuze ko ibahaye amategeko ngo atababonerera, ngo ndetse ngo atanabasha no kubabeshaho, ariko ngo yari igamije kugira ngo ibahindure ingegera, yego ngo bemere ko ari Imana. yego sibyo? hanyuma rero Imana iza kubona ko iryo sezerano batarishoboye, yego ariko nyine reka ntibanarishobore. Erega amategeko ni ay'amwuka, sibyo? Yego. amategeko ni ay'amwuka. ariko Yego. nsubiye inyuma gato, icyatumye Imana itanga amategeko ubundi ni uko umuntu nyine we akomoka kuri Adamu, kandi Adamu yagomeye Imana, bituma abantu bose bahindutse abanyabyaha. yego ahari ntekereza ko ntago umuntu kujya kubwirwa ngo wowe uri umunyabyaha kubera ko wavutse kuri Adamu wagomeye Imana, ahari banza umuntu yari gutinda kubyumva. yego yari kuvuga ati oya, ngese kubera iki mbarwaho icyaha cy'umuntu, ngewe kubera iki ngewe ntagomba kwibarizwa ibyanjye, sibyo? yego Imana rero iha abantu amategeko. Yego. Iravuga ati noneho dore nushaka guhakana ko uri umunyabyaha, dore aho uzirebera nta kibazo. Ibi wowe nubishobora nta kibazo, wowe uzaba unyeretse ko utandukanye na Adamu koko ntaho muhuriye. yego wowe nubahiriza amategeko uzaba unsinze. yego uzaba uhakanye koko ntacyo upfana na Adamu. yego ariko reka vuga ngo bose barayishe, kubera ko Adamu yabaye umunyabyaha, byanduza umuntu wese umukomotse. abantu bose babaye iki? babaye abanyabyaha. Niyo mpamvu umuntu yica amategeko ariko atari uko abishaka. yego umuntu we aba yumva muri we akunda Imana ku buryo yumva n'icyo Imana ivuze yakigandukira, yego ariko kubera ko yabaye umunyabyaha ntabwo bishoboka. Yego. yisanga isaha iyo yose yakoze ibyaha, yisanga ibyo byose, igihe icyo ari cyo cyose asanga amategeko y'Imana yayakandagiye, yisanga yose yayishe. muvandi niko bimeze. Yego. noneho ikosa bakoze buriya naryo abo uyu munsi badukurikiye bakora, baravuze ngo ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora. bavuze ngo amategeko tuzayubahiriza. yego uyu munsi wa none ni ukuri amategeko
abantu bazi ko bazayubahiriza ngo bazabone mu ijuru Yego. ariko ikimenyetso ko utazabishobora nuko nta numwe wigeze abibasha. nta numwe wigeze abibasha. Muvandi hari amadini menshi umuntu ava mu idini ajya mu rindi akava mu idini ajya mu rindi nabo ko yiga gushinga n'iryanjye idini. Yego. ngira ngo ndebe kurya kubahiriza amategeko yose kurenza ibindi kurenza andi madini ariko biranga. umuntu ava mu gaturika akajya muri ADP akava muri ADP akajya mu madiva akava mu madiva akajya mu bitwa abagoza akava mu bagoza akajya n'ahandi hantu handi hose ashakisha kubahiriza amategeko. nibyo rwose. ariko icyo kibazo cyananiye abantu ni ubwibone bukomeye cyane. rero kuva kuzubahiriza amategeko waranduye ntabwo bishoboka. ntabwo amategeko n'ikindi nta nubwo amategeko abereyeho ngo umuntu amategeko y'Imana yego ntabwo abereyeho ngo umuntu ayubahirize yego kubera ko umuntu yarangiritse we n'uwa kamere kandi amategeko y'Imana yo n'ayamwuka. niyo mpamvu cya cyanditswe twavuze cyo mu Baroma 3:19 avuga ngo tuzi neza ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo abibwira abantu batwarwa n'ayo mategeko. yego sibyo ariko ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe yego ngo kandi abari mu isi bose yego ngo batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. yego ngo kuko imbere y'Imana ngo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. ngo umumaro w'amategeko. yego akamaro k'amategeko ni ukwemeza umuntu ko ari umunyabyaha, ni ukumwemeza ngo burya nge nkoze mu cyaha uko nabigenza kose sinakwibuza gukora ibyaha kuko ku bwa Adamu narangiritse narononekaye kwirinda ibyaha ntago nabishobora. nicyo amategeko amaze burya ni ukwemeza umuntu ko we ntacyo yabasha gukora. yego ariko iyo ni nimwe mu mpamvu ituma tuvuga ko ijuru ritagira gute ridakorerwa kuko ntago ushobora kuko ijuru ryo kujya mu ijuru ni ukuba utigeze wica itegeko na rimwe. sibyo ni ukuba utigeze wica ni ukuba utanigeze unarisitaraho. yego sibyo niyo nzira ijyana umuntu mu ijuru. none umuntu we ahubwo aremye mu buryo bwo kwica amategeko buri munsi buri saha. iyo yirebeye mu mategeko asanga yayishe. niyo mpamvu umuntu ntago ashobora gukorera ijuru kuko kujya mu ijuru bisaba kubahiriza amategeko yose y'Imana kandi nta numwe wabishoboye ahava akagera. ngo akamaro k'amategeko sibyo. yego muri Timoteyo niba ari Timoteyo Paulo yabyanditse yaravuze ati amategeko ntabwo abereyeho abakiranutsi. yego ahubwo ngo abereyeho ibigande. yego ngo amategeko abereyeho ibintu by'ibigande. ibigande se ni ibyagandiye iki? ibigande ni uko umuntu we abwirwa ko atayashobora ahubwo agatsimbara ati oya ngewe amategeko nzayashobora. yego nayo rero ayo mategeko ibyo avuga byose abibwira bene uwo muntu. yego ntukagire urya agasanga yabikoze. Yego. ntukagire gutya akisangayo. ntugakora iki agasanga yagikoze. kugeza igihe we aca bugufi akemera ati amaboko ndayamanitse ntabwo nzemera ko amategeko nyashoboye. wigeze utanga urugero mu minsi ishize turi hano n'ubundi muri studio utanga urugero ku kuntu mu minsi yashize habonetsemo ko ibyapa bya 40 bibangamira abashoferi muri uyu mujyi wa Kigali. sibyo ku buryo wasangaga umushoferi utwaye imodoka avuye Kabuga igare ryashoboka kumutanga kugera n'amarira menshi n'agahinda kenshi baratakambye. noneho rero iryo ryari itegeko cyari cyasohotse ari itegeko. sibyo se kandi itegeko risaba kugira gute kuryubahiriza. iyo uryishe rigira gute riraguhana byanze bikunze. nuko abashoferi bose baratakamba ati nukuri batakambira umukuru w'igihugu baravuga ati nukuri ntitujye ati amategeko twashoboye menshi ariko niba mufite ububasha iri tegeko ryo nukuri ntago tuzarishobora. wavuze ngo ikosa Abisirayeli bakoze baravuze ati ibyo Uwiteka avuze byose ngo tuzaheba byubahiriza twebwe n'urubyaro rwacu. ariko hariya abashoferi bo mu mujyi wa Kigali abatwara imodoka mu mujyi wa Kigali baravuze ati nukuri tuzabishobora. ubundi itegeko ribereho kwemera ko ubona amategeko y'Imana abereho kumanika amaboko ukavuga ati sinayashobora. ati ntabwo twayashobora. ibyo byapa ntibabibakuriyeho se babivanyeho n'ukuri kandi turatekanye umuhanda kandi abashoferi baratekanye. uzumve rwose turatekanye umuhanda. navugaga ko ibyo amategeko abereyeho byose abibwira ngo abatwarwa nayo kugira ngo abazibishe bemere ko ari abanyabyaha kandi ngo bari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. aho ngaho ni Imana nayo nyine yabonye ko abantu batayubahiriza byo bemeye batabikoze. Imana ko akora ubundi ko atazabishobora kuko yatumye kugira ngo bamenye ko ari abanyabyaha ko wari umugambi mwiza w'agakiza. aho rero ni Imana yatanze isezerano cyangwa ngo nzasezerana. Imana yavuga ngo noneho nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Yuda n'inzu ya Isiraheli ridakurikije rya rindi rya mbere kuko irya mbere bararyishe nubwo ari umuyobozi wabo.
usura ku 34 bavuga ngo muri Yesu ngo nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo cyangwa ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Noneho Imana itanze isezerano ryitwa imbabazi z'uko bishe amategeko. Amen. Inavuze ko ibyaha byabo bitazabyibuka ukundi. Iryo sezerano rero ryasohoreye njya ngo dusome Matayo abadukurikiye 26 ubashaka muri biri jambo ry'Imana. Matayo 26 umurongo wa 28 kuko Imana yatanze isezerano irarisohoza. Ni Imana itabeshye ibyivuze no kubikora irabikora. Matayo 26 umurongo wa 27 na 28 27 reka dusome. Yenda igikombe aragishimira arakibaha arabwira ati munywere kuri iki mwese kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Isezerano rishya rirasohoye. Afata n'igikombe ashimira Imana arakibahereza ati nimunyweho mwese aya ni amaraso yanjye ahamya isezerano rishya. Amina. Imana igiranye n'abayo. Yego. Sibyo amenwe ku bw'abantu benshi. Yego. Kugira ngo bababarirwe ibyaha byabo. Imana itangaje isezerano muri Yeremiya nyuma y'imyaka irenga hafi 300 n'imisaga nyinshi umvije irangije iravuga ngo ariko noneho bava kari igihe kizaza nzasezera isezerano nshya n'inzu ya Yuda. Yego. Muri iryo sezerano nuko abantu bazabarirwa ibyaha kandi Imana ikabyibagirwa ukundi. Ntizabyibuka ukundi. Igihe kigere isezerano ngaho tubonye Imana irisohoza. Yego rwose. Imana irisohoza muri Matayo 26 umurongo 27 Yesu yenda igikomba gishimira ava muwe ku kimwese kuko ari amaso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo wabarirwe ibyaha. Kandi ubwo Imana yaritanye isezerano nyine kizababarira abantu ibyaha ubwo byaciye kuri uyu nyine kugira ngo babarirwe ibyaha. Ariko gatatu mubarimwe impamvu amaso yamenetse nuko amaso atavuye hataba kubarirwa ibyaha. Niyo mpamvu iryo sezerano ryagomba kumena amaso ariko gatuma nabarirwa ibyaha. Ikintu gikomeye kinumvikanamo nuko Imana yari yavuze ngo niba babarira ngo ndizongera kugira kubyibuka. Ese mu by'ukuri wowe udukurikiye uzi ko amaraso ya Yesu yamenetse cyangwa ntabwo urakabimenya? Ese yaramenetse urababarirwa nyine? Yego. Ese ujya wumva warababariwe cyangwa na n'ubu ujya wumva utarababarirwa? Yego. Ese Imana yababariye ujya utekereza ko ijya yibuka nyine? Nicyo kibazo gihari. Abantu bavuga ko bababariwe ariko bagakuma bakabiki bakaguma bakaba abanyabyaha. Yego. Ese n'Imana iri kukubwira ngo yo yakubabariye ibyaha byawe n'ubugome bwawe iri kuvuga ko itazongera kubyibuka. Wowe ikibikwibutsa ni igiki ko Imana yo ivuga ko yarangije kukubabarira? Abadukurikiye rero twabwiraga ko isezerano rishya ryashikijwe n'urupfu rwa Yesu. Yego. Isezerano Imana yasezeranye ngo ryari isezerano ry'imbabazi. Yego. Ko Imana izababarira abantu ibyaha byabo. Yego. Byaciye mu gufata rero umucunguzi ari we Yesu Kristo, Imana ikamushyiraho urubanza rw'abari mu isi bose. Kubera ko abantu bose bakoze ibyaha, no kuvuga ngo Imana yafashe ubunyacyaha bwabo bwose ibushyira kuri nde, ibushyira muri Yesu kugira ngo none imaze ifashe ubunyabyaha bwose bishyize muri Yesu, Yesu ngo ahinduka icyaha. Bakorinto 2:5-21 niko bavuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ariko ku bwacu ngo Imana igamije kugira ngo muri we natwe duhinduke gukiranuka kwayo. Sibyo? Nkumva rero abadukurikiye bumve ko aho umuntu abera umukiranutsi ubutumwa bwiza buva ku Mana buzanira umuntu ihumure rimubwira ko Imana yagize abantu abakiranutsi kubwo kubabarira kubwo gufata Yesu ikamwica. Yego. Ndagira ngo mbwira abantu ubwo icyo numva aya magambo yaragamije no gukura umuntu mu isezerano rya kera. Yego. Umuntu nave mu isezerano rya kera kubera ko we ari kuryidadazo kandi ibihamya byaryo bigaragaza ko baryishe. Yego. Ko nta muntu n'umwe uzarishobora. Erega Imana ntiyari gusezerana isezerano rya kabiri iri kubona irya mbere hari abantu bazarishobora. Nta byashobora. Byose ntago Imana yari kujya kuzana isezerano rya kabiri itarebye neza ngo iboneka abantu bose isezerano rya mbere ryose bose baryishe. Yego. Kubera ko baryishe bose niyo mpamvu yagize faveri itanga
irya Isezerano kabiri ifata noneho Yesu imuzana mu isi kugira ngo abari bubasha kubahiriza amategeko ariko Yego. yubahirize mu mwanya w'abantu. Yego. Kuvuga ngo gukiranuka Yesu yagukiranutse mu mwanya w'abari mu isi bose. yego Noneho arabakiranukira, Yesu aradukiranukira. Niyo mpamvu kuvuga ko ndi umukiranutsi si uko nashoboye gukiranuka. Ahubwo Yesu ng'umucunguzi wanjye Imana yohereje wari umpagarariye yarakiranutse. Niyo mpamvu nanjye nizera iyo nsinzi ko Yesu akiranuka ari njye ubwo wari ugize gute warukiranutse ko ninjye yarahagarariye. yego Ariko noneho aha tumaze gusoma ngo yenda igikombe aragishimira, Yego. nuko we yarazi ko no gupfa birimo. Yego. Yarazi ko nubwo yaje kunkiranukira ngo nzajye mu ijuru, Yego. ariko yarazi ko uko gukiranuka ntaho kwarya mu gihe cyose ngira umunyabyaha, kandi Imana avuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ari urupfu. Niyo mpamvu Yesu yapfuye ariko apfa ari nk'aho ari ngiye uri kugira gute uri gupfa kugira ngo Imana isohoze isezerano ryayo yavuze ko ibyaha ko igihembo cy'ibyaha ari urupfu. Nicyo cyatumye Yesu apfa. Ubwo gupfa kwa Yesu Imana yafashe ibyaha by'abari mu isi bose, ari abariho n'abazabaho. Ibyaha byose Imana irabikusanya ibishyira kuri Yesu, irangije iranamwica. Ariko kumwica ubwo Imana ibitanze iki? Imbabazi ibibabariye abantu. Byasezerano birya Yeremiya yatubwiraga Yego. biba bisohoreye kuri Yesu biba bisohoreye kuri Yesu, kandi Imana ivuga ko ibyaha by'abantu n'ubugome bwabo n'ukuri itazongera kubyibuka. yego Umuntu wakiriye imbabazi urongera nibaza iyo ari gusaba izindi abazinga Imana yabyibutse bya bindi. nicyo kibazo Kwizera Yesu ni ukuba intungane ku Mana. Yego. Kwizera Yesu ni ukuvuga ngo nababariwe iteka ryose. Amen. Niyo mpamvu Dawidi nawe abishurirwa yaravuze ati hahirwa yego hahirwa Yego. umuntu wababariwe ibicumuro bye byose ngo kandi ibyaha bye bikagira gute bigatwikirwa ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho. gukiranirwa Kwizera Yesu ni ukumenya ko Imana nta kibi ikubaraho habe na gito. yego Ukaba mu isi utekanye, ukaba mu isi uri umukiranutsi. Impamvu rero ari byo binatanga ijuru ni uko kwizera Yesu bigira umuntu umukiranutsi, ariko agasanga abakiranutsi nibo bazajya he mu ijuru mu ijuru. yego Ni ibintu byikora, ni ibintu biri automatique. Yego. Kuba umukiranutsi bingana no kuba mfite iki ijuru Yego. byanze Bikunze. bikunze kuko Yego. Imana nta cyaha imbaraho. Ntago Imana yafata ibyaha byanjye ngo ibe yarabibaze kuri Yesu hanyuma nanjye igaruka igire gute ibikubareho ngo ubu rero ubutumwa bwiza Theo. niko kuri Ibindi ni amashyengo. Ibi ni amashyengo. Ibindi abantu bajya bavuga ni amashyengo. Yego. Ibindi abantu birirwa bikaragamo bagira gutya kora. Njyamura abantu nyine bazi kuryoshya ibintu, Yego. bazi kubyina ibisirimba, bazi kwisararanga, Yego. bazi kuvuga cyane, Yego. bazi kuvuga ngo hari ibintu Imana ngo igiye gukora ku buzima bwawe. yego Ariko ni ibiki Imana ikora ku buzima bwawe? Kikiza ari uko waba mu isi ariko ukaba ufite byibuze, yego ukaba ufite ijuru. Yego. Erega ubuzima bwo bwa hano mu isi bucika umuntu anabureba. yego Ubuzima bwo bugenda bukuva mu ntoki uri kubureba ugatangatanga, ariko ukabona n'ubundi ntibikunda ntibikunda kugenda bugusiga. Ubwo rero inyungu ya mbere w'udukurikiye ubutumwa bwiza buva ku Mana nuko ivuga ngo isezerano nasezeranye n'abasogokuruza ry'amategeko bararyishe, ariko nawe ubu uraryishe kubera ko nawe uvuga kuri Adamu. Irya kabiri rero ritanga amahirwe yuko Yesu ari we ubazwa, Yesu niwe wagombaga kubahiriza ibyo twe twishe. yego Yaje aje kubyubahiriza kugira ngo Imana itange faveri yongere itubareho gukiranuka, ariko uko atari twe twakiranutse ahubwo ari uko Yesu ari we wakiranutse. yego Numvaga rero ahari bisobanutse kujya mu ijuru biroroshye pe ni ukwizera ibyo Yesu yakoze gusa. muvandi biroroshye abantu ntabwo nuko banze kwizera birababaje kuba naba ngufite miliyoni nk'ijana ariko ukabona sinzazibana n'umunsi n'umwe. Yego this warangiza rero nk'inshuti yawe ugashaka igisubizo ukanyishyurira rya deni. yego wamara kurinyishyurira ni naho ukamenyesha amakuru afite rero muvandimwe rya deni ryawe ryarishyuwe. yego bamahora kiyo dufitanye. yego nkanga kubyizera nta kubyemera nkaguma muri wa mwenda nkumva nzakora kandi n'ubundi narakoze ndanabizi neza ko ntazigera yego this mbona ubwo bwishyu. Yego. ariko nanze n'ubwishyu nishyuriwe nabwo wanze kubwemera. nanze kubwemera. Nukuri nari mvuze ko kujya mu ijuru ni ukwemera gusa. Nukwemera kujya mu gusa. ijuru biroroshye. Yego. Ikibazo rero abantu barabigenda bakabitekirika kugira ngo babiryoshye, kugira ngo bakomeze bibonera abo bashuka nabo babeshya, bakomeze babonemo indamu, bagashyiraho imigemo bakavuga ngo inzira yo kubabarirwa ngo ifite ngo intambwe ngo izi nizi. Yego. ngo hari intambwe iyi ngo niyi. Yego. Ariko reka nkubwire wowe udukurikiye, washyizweho igitutu kirekire ngo wihane icyaha n'igisa nacyo, ariko reka ngukure inzira ku murimo. Ntibizigera bishoboka, nta n'undi byashobokeye usibye nawe utarahawe amategeko Abisirayeli bayahawe, bari kuvuga ngo barayishe yose.
muvandi ako uvuga kwihana ntabwo abantu bakaza reka mbiba dukurikira cyane kwihana ubundi bivuga guhindukira no guhindukira none rero umuntu yihana iki yego umuntu yihana gushaka kubahiriza amategeko ashaka ijuru atazabishobora yego iyo amenye ubutumwa bwiza rero ahita atera umugongo amategeko agahindukira isezerano rishya ariryo ry'imbabazi ubwo kandi akabahindukiye agahinduka agashaka inzira ijya mu ijuru ariko ishingiye ku isezerano ari kubarirwa ibyaha binyuze muri Yesu Kristo asigara rero aretse kwiringira ibyo akora biva mu kweza amategeko ahubwo akiringira ibyo umucunguzi yamukoreye ubwo abayihannye ibyo amategeko atashobora akayoboka ibyo Yesu yakoze harimo n'urupfu rwe n'amaraso yamenetse kugira ngo abarirwe ibyaha erega abayihannye agasuzuguro abayihannye ubwibone yego abayihannye kwishyira hejuru abayihannye kwigereranya n'Imana erega amategeko n'ay'Imana n'ayamwuka kuko amategeko ateye burya niko Imana iteye sibyo abayihannye kwigereranya agasuzuguro ko kwigereranya n'Imana ngibi nzabishobora ntago uzabishobora uhereye none kuzageza igihe uzapfira ntago uzigera wubahiriza amategeko ubwo niyo mpamvu ubutumwa bwiza buza bukubwira ngo ntuzayashobora ahubwo izere uwayashoboye mu mwanya wawe kuko niwe wari ufite niwe utarakomotse yego kuri Adamu sibyo dushimiye Imana rero wowe wadukurikiye ubutumwa bwiza n'ubu ngubu natangiye mvuga ko wayobotse abantu ugira ngo wayobotse Imana uyoboka imihango yabo ugira ngo wayobotse Imana barirwa bisararanga bakakubeshya bagusezeranya ibintu bagusezeranya ngo Imana iraje ibigenze gutya nta na kimwe cy'ukuri bakubwira ukuri nuko ugomba kuba mu isi ariko ukamenya nyir'ijuru n'isi umuntu wagushyize ku isi ugufiteho ububasha ni Imana yonyine ukwiye no kumenya ngo Imana yagennye iki kuri jewe kuko byagezeho ko abantu bigisha abantu Imana abantu barayanga sibyo ubu sibye ko umuntu atabyatuza akanwa ariko ubundi abantu babona Imana isa n'idashobotse babona isa n'iyatanze ibintu bidashoboka kuko abantu bagomba gutsindagira abantu ngo mukore ibi nibwo muzemerwa n'Imana ariko abantu bakabigerageza bikanga n'ubundi bikarangira n'abantu bavuze ati n'ijuru ntaribaho kuko ubwiye umuntu ngo ijuru kuko ni iry'intungane nibyo ariko kubwira umuntu ngo niwe uzatungana birangira n'ukuri akonfirimye ko ijuru naryo ridashoboka ko nta niririyo kubera ko umuntu we gutungana ntazigera abishobora ahubwo umuntu yizera uwatunganye ari we Yesu Kristo akamenya ko yatunganye mu mwanya we kuvuga ati Yesu yatunganye kandi ampagarariye ari umucunguzi wanjye ubwo ninjye watunganye ubwo ndi intungane ku Mana amina tewo nshimiye Imana roko nanjye ndi mu ntungane nanjye nuko ndi intungane mfite gutungana ku Imana nta cyaha na gito imbaraho nta n'ikibazo imvite wona gitoye ndi mu isezerano rishya muvandi ndi mu isezerano rishya ry'imbabazi ubu ndi mu isi nzi ko mfite ijuru reka rero nisegure mbanze nitandukanye na ba bantu bavuga ngo bajya bavuga ngo Yesu ngo yarabirangije hanyuma ngo twikorere ibyo twishakira oya byose oya ntabwo ubutumwa bwiza bwigisha abantu gukora ibyaha ubutumwa bwiza bubwigisha umuntu kureka ubwibone bwo gutekereza ko yakiranuka akizera uwakiranutse ariko ubuntu bw'Imana ngo buzanira abantu agakiza bwarabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana kose ariko ngo bukaturekesha n'irari ry'ibyisi reka no manza nitandukanye nabo bantu nigisha ubutumwa bwiza nduwera imbere y'Imana ariko mpamagarirwa no kwera abakorinto ba kabiri ngira ngo birimo igice cya mbere umurongo waho wa kabiri yego rwose ndabandikiye mwebwe ituro ry'ikorinto ryerejwe muri Kristo Yesu ariko ryahamagariwe kuba yahamagariwe no kwera twerejwe mu isezerano rishya ubwo ryasohoraga ariko duhamagarirwa kwera abavandimwe abahashyi rero abahashyi bamenyereye kurya iby'abantu babahuza ku ngeke ngo ngwino ngusengere sibyo ngwino ngugirire gute zana tike mbi kuzamukanira umusozi mbijyaneyo abo nibo iyo bumva ko turi kubwiriza ubutumwa bwiza bubwira abantu ko kubwa Yesu Imana babariye abantu nibo bavuga ati ntimukabishinge bigisha abantu gukora ibyaha ubuse ninde twigishije gukora ibyaha ubuse hari ibyaha twavuze umuntu akwiye kujya gukora reka rero muvande tudatinze reka duhereze abantu umwanya kugira ngo nabo batubwire icyo bumvise batubwire niba bizeye ubutumwa bwiza igitekerezo cyangwa icyifuzo kugira ngo babitugezeho dukomeze dusangire ibyo mu kiganiro dukomeze kugira ngo byose bikomeze bigende neza wowe udukurikiye rero nimero ni 0790 5 inshuro enye amazero abiri 0790 5 inshuro enye amazero abiri
ubutumwa bugufi mwabwohereza kuri 0782 ubutumwa bugufi ni 0782 hari umuntu dufite kuri telefone twamwitaba. Allo Fine FM. Yabipaga ariko iyi nimero niyo muri studio ntago bayibipa ahubwo barahamagara. Fine FM allo? Oui, turakumva neza. Mwiriwe neza. Yego mwiriwe. Namahoro. Yego namahoro. Nibanka Mike. Yego Mike. Mwagize neza kwigisha. Yego uherereye he Mike? Mwerereye mu karere ka Kayonza. Uherereye Kayonza. Yego ni karibu. Mwatwigishije. Yego. Kandi Imana ibahe umugisha pe. Nibyo rwose. Twamenye byinshi n'abantu twakijwe nabo tumaze igihe kinini mu Gakiza. Yego. Na myaka 29 nakijwe mu myaka 21. Ariko numvishije ibintu byose. Nibyo. None igihe cyose mfite n'ikintu. Mike warumbwiye ngo umaze igihe kingana icyo ukijijwe? Ndetse myaka 29 narokotse imyaka 21. Agakiza ukamaze mu myaka 29. Ujya ubwo afite imyaka 8. Ariko mbere byari nuko yako nakomeje kubitekerezaho umuryango wanjye wose n'ababara abakristo. Yego. Noneho njyewe nsango tabirimo cyane numva n'imyaka y'urubyiruko cyane. Yego. Ariko nanyuza gusoma Bibiliya yamaze gusobanukirwa nanifata inzira gukizwa. Ariko ibyo muvuze ndi duhura nabyo cyane. Yego. Ikibazo muri ibyo mbese muvuze. Ikibazo kimwe. Yego. Ese abantu bo kwisi bose ko muvuga ngo twarababariwe ibyaha byose. Ntago ari twe tubivuga Mike, wese ntuzi ko ku bwa Yesu abantu bababariwe. Yego. Ariko noneho kandi ikibazo mfite kuri ibyo. Twese zisanga mu ijuru koko. Ni ikibazo cyiza cyane. Twese yaba uwishe yaba utarishe yaba uwatukanye yaba wasambanye n'utasambanye. None se Mike, yego, mu myaka 9 umaze wakijijwe iki kurwaye iruhande? Wakijijwe iki? Nanjye impamvu mvugiye ngo nigishije neza nuko ishuri zose yakishijwe kuko n'ibintu narahiriye nk'ibyo muvuga. Ko nazasambana nazatukana ibyaha n'amategeko y'Imana yose. Yego. Kenshi nubwo bitambayeho nkabyo ariko n'ubundi bwari umutima wanjye byinshi n'ibitekerezo gasanga byambaye mu mutekerezo. Yego rwose. None nasanga itegeko ry'Imana yongerera ngonze kuko icyo nashobora kubona kandi cy'icyaha ku Mana. Nibyo Mike. Ubwo nari ngubaje nyine ngo we kurwaye iruhande kuvuze ko wakijijwe. Wumva warakijijwe iki mu by'ukuri? Nukuri nibyo nta n'ikindi. Wakijijwe iki nyine ntago kimbye? Nagiye gukizwa, nagiye gukizwa ibyo ngibyo. Wakijijwe? Nagiye gukizwa. Kubaho nigizanye n'Imana, kubaho nasambana, kubaho natukana, kubaho nifuza nabi. None se Mike ariko ntago wabishoboye. Ntago nabishoboye. Ubwo ntago wakijijwe rero. Nanjye mbiransinze murangishije nyine ndatsindwa. Nibyo Mike urakoze cyane. Hanyuma rero ubwo nukuvuga ngo nubundi amategeko twavuze ko iby'amategeko nubundi avuga bibwira abantu batwarwa nawe kugira ngo akanwa kose kazibwe. Gukizwa ntago umuntu akizwa ibyaha kuko ibyaha nubundi urumva ko byakugumyeho. Ahubwo Bibiliya ivuga ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha Mike. Yego. Agakiza no kubabarirwa ibyaha. Inkuru nziza rero twakuzaniye nuko umuntu ari umunyabyaha ku bwa kavukire ye ndetse nawe wagerageje kubaha Imana birakunanira. Ariko inkuru nziza iva ku Mana irakubwira ngo reka Mike, reka ubwibone bwo gutekereza kuzubaha Imana ngo ukiranuke ntago uzabishobora. Ahubwo Imana yaragukunze gukunda uri umunyabyaha umeze utyo yohereza Yesu kugira ngo abari we ukora ibyo wakabaye ukora kandi ubutumwa bwiza buri kukubwira ko yabikoze neza Imana yarabishimye. Ahubwo Mike bimugezeho we arasabwa ngo abyizere ko Yesu ari we wakoze mu cyimbo cye iby'Imana ashaka kandi yabikoze neza. Ahubwo Mike aserebura insinzi kuko we avuga ati nge naratsinzwe ariko Imana ishimwe ko yohereje umucunguzi wanjye, umucunguzi akaba yarabinkoreye neza kandi n'Imana yarabishimye.
nkavuga ngo nubwo Yesu niba yarakiranutse ubwo niba wizera ko Yesu ari umucunguzi wawe wakagombye kumva wakiranutse ari inde. Niba Yesu yarapfuye azira ibyaha ubwo wakagombye kumenya ngo ubwo wapfuye ninde. ndabyumva pe urabyumva neza Mike. ndabyumva mwasobanuye kuva kare bateze amatwi kuva mugitangira yego ariko nanjye ikintu kimwe kunyobera nona ijuru twese koko Mike uretse kubariza abantu bose iyo amagara ateye hejuru buri wese agira gute asama yiwe kuko iyo ushatse kubariza abantu bose bituma wowe utamenya ibyawe nka Mike kugeza ubu we arumva azajya mu ijuru. Njyewe none ndajya mu ijuru kuko ndibye koko ibyaha cyarananiye kukirinda nkuko narahiriye byagenda yire by'amategeko. Nibyo rwose naratsinzwe umva kandi uwa mugani yarahindukiye yego none Yesu yarapfiriye nibyo rwose yamanaguye ibyaha byose ariko nanone ufite ikibazo cy'abandi ikibazo cy'abandi cyangwa se n'abandi bameze nk'anjye yego hariho urwego twese ntabwo abantu tubonye ku rwego rumwe mu by'imyizerere. Mike nabyumvishe reka ngusubize sibyo ntubeza nave kuri radiyo n'ubamahita ashizemo nta kibazo kurikira nta kibazo. Mike arakoze cyane abajije ikibazo cyiza sibyo ariko icyiza mukundiye yabanje aratsindwa yemera ko ibyo ari mu bidashoboka. Mike rero reka nkubwire Yohana 3:16 turavuga Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umuntu namwizera ntabakigize gute ntabakirimbutse ahubwo ahabwa iki ubugingo buhoraho. Nubwo Imana yakunze abari mu isi nukuri yakunze abari mu isi itanga umwana wayo ifata n'ibyaha by'abari mu isi byose ibibaza uwo mwana wayo umwana wayo aranabizira hajyaho kondisiyo rero itegeko rishya hajyaho kondisiyo akavuga no kugira ngo ubyizera gutyo byagenze nyine. Ubu n'abantu barya bajye ngo kwizera Yesu no kwemera ngo Yesu oya kugira ngo ubyizere uko Imana yabikoze igafata Yesu ikamwica mu mwanya wawe nubyizera gutyo nukuri uzabona ubugingo buhoraho. Mike rero unezezwe nuko wowe wabyizeye ariko ufite n'uruhare rwo kubimenyesha n'abandi. Hariho kondisiyo yuko ubyizera gutyo Imana yabikoze ari uzabona ubugingo buhoraho ariko utazabyizera azarimbuka. Hasi aravuga ngo utabyizera we amaze kugira gute gucirwaho iryo te. Ubwo Mike yumve rero uko abazarimbuka n'abantu batizeye Yesu ntago ari abice kuko Mike yigeze atubwira ngo ubwo se ngo n'uwishe n'utarishe bose bazisa oya uwishe ntago azabazwa ko yishe ahubwo Yesu niwe wahagarariye umuntu w'umwicanyi yemera kubazwa ubwicanyi bwe kandi Imana irabumuhora kuko ibembo by'ibyaha urupfu. Ahubwo dore uwishe utarize Yesu we azazira ko yanze kwizera icyo Yesu yakoze ahubwo we akavuga ati nawe azitsindishiriza. Abantu bazazira ko batizeye Yesu ntago bazazira ibyaha bajya bakora bya detail. Akandi nongera gatoya Mike amenye yuko Imana ntijya ibara ibyaha nkuko abantu babibara. Imana yo abantu bose bajya ku rugero rumwe. Abantu bose banganya ubunyacyaha. Watutse umuntu n'uwishe abantu 1000 imbere y'Imana bose ni bamwe n'igihano ni kimwe. Aho banduriye ni hamwe aho banduriye gukora ibyaha ni hamwe kandi ubwandu burangana. Imana rereba ku bwandu ndireba kubyuririza biterwa n'ubwandu. Reka twitabe n'uyu nguyu Mike tugushimiye Imana. Fine femalo mwiriwe neza ni Damascene imasoro. Yego Damascene ngewe ndagira ngo mbashimire rwose ngewe numvise rwose mwigisha neza cyane. Yego Damascene ariko sinara kuvuga ko nyine ngo Yohana 3:13 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yego rwose ndagira ngo tubize umugabo uzizera ko Yesu ari we mu cyimbo cyacu n'ubundi nta kizamubuza kujya mu ijuru. Nibyo rwose murakoze rwose. None se Damascene utaragenda se nakubaza akabazo gato mbaza nta kibazo. None se Damascene urumva nawe uzajya mu ijuru rwose kubera nizeye Yesu ko yankoreye ibyo nabashaga gukora. Ni ibiki byakunaniye Yesu yashoboye? uvuga ngo hari ukwifuza hari ugupfukana hari ibintu byinshi cyane. Ariko Yesu nyine niwe wabinkoreye yapfuye mu kintu nari gupfamo. Ni ukuvuga ngo yamuje n'Imana ubwo nta mpamvu rero yo kutajya mu ijuru. Damascene ubu se imbere y'Imana wumva uri intungane ku Mana nyine?
oya Yesu niwe watunganye mu cyimbo cyanjye. nibyo nyine Imana niyo yari yamwohereje ndi kwibaza Imana iyirebye Damascene wabonewe umuntu umuhagararira nyine ari we Yesu. Ubu Damascene imbere y'Imana ni intungane. Ni intungane kuko abibona Imana ibonera mu mwana wayo yatanze. Ibibonera mu mwana wayo ubwo bivuga ngo Imana igiye kureba Damascene ireba Yesu mu mwanya wo kureba Damascene. Nanjye nkizera ibyo Yesu yankuriye. Ukizera ibyo Yesu yagukoreye. Urakoze cyane Damascene nguko kujuru baribona batarikoreye batatanze amafaranga yabo bataraye mu migezi batayobotse ibindi bintu byose. Oya bira bintu birirwa babeshya abantu ngo nimutange bya 10 ngo ndizagumurira imigomoro yo mu ijuru. Damascene birange ntabwo mbyemera. Ndutume badukubitira hano reka tube turekeye aho gaho wigire mu ijuru rwose. Ijuru ry'ubuntu. Ahubwo bino byigisho mumbwira igihe biciraho nzanye ngo bazagiye kurikira. Damascene ni kuwa 4 isaa 11 n'igice tuba turi hano muri studio. No ku cyumweru saa 12 kugera saa 1 tuba turi hano muri studio. Ndahabaye rwose murakoze cyane. Uhabe ikindi turaza gusoza dutanga nimero tunatuye hafi yawe aho ngaho rwose tuzahura tunaganire neza. Wumva yenda kurikiye muze kuzima rwose. Yego amahoro Damascene. Murakoze. Damascene abonye ijuru ry'ubuntu. Abadukurikiye babyumve. Damascene aragira ngo ndeze abantu baka ibya 10 n'amaturo bangubitire hano. Yabonye ijuru ry'ubuntu. Reka twakire muvandimwe. Yego. Allo Fine FM. Oui allo. Yesashimwe Kristo. Yesa himbazwe iteka. Ni Gerard Mwizindiro. Yego Gerard. Insanganyamatsiko mwatuganirijeho ni nziza cyane. Yego. Kandi ndabashimira Imana nk'umugisha. Yego rwose. Akantu gatoya nagiraga ngo ese naho ari nk'inyunganizi gatoya cyane. Yego. Nagiraga ngo mvuge ku ijambo Yohana wa mbere ni igice cya mbere ku murongo wa kangahe wa 8 hari sinibuka neza. Yego nta kibazo. Ariko numva wa 8 aravuga ngo ndabandikira abana bato. Yego. Mugakora ibyaha. Yego. Ariko nimukora ibyaha dufite umurengezi. Yego rwose. Ni kuvuga ngo ntabwo yari agiye kubwira bari abantu ngo bazakora ibyaha cyangwa se ngo ariko yari abizi neza ko batangura gukora ibyaha. Yego rwose. Yari abizi neza ko bitabura. Ariko arangira aho byakintu mukubikora ariko ntimubikora dufite umurengezi. Yego rwose. Noneho iyo ugiye mu baroni ibice 7 ngira ngo Pawulo avuga ngo noneho ubwo ngerageza gukora ibyiza ibibi nanga akaba ari byo biza. Yego. Ubwo ntabwo aba n'indi kibikora ahubwo n'icyaha kimbamo. Yego. Hanyuma Gerard nakubaza akabazo gatoya. Wowe kwibuka ko umurengeza hari ubyibuka gute? Iyo wumva nyine ko bana batonda abantu cyane ntimugakora icyaha ariko nimugikora mwibwe ko mufite umurengezi ku Mana. Wowe ubwawe wumva kwibuka umurengezi ari ugukora iki? Kwibuka umurengezi ni kwibuka Kristo wa wundi wishizeho ibyaha byacu byose. Akambara ububi bwanjye akemera isoni z'umusaraba. Akemera gukorwa n'isoni. Yego. Akemera kuba ikivume. Yego. Wa wundi Pilato yavuze ngo twafungurire baraba twafungurire Kristo. Yego. Barangije ntibita kuri bya bindi byiza yabakoreye cyangwa bya Erezi yarabakirije abantu yarabagaburiye. Yego rwose. Yego. Ibigeze babyitaho ko ibyaha byaba byari byamaze kwimukira kuri Kristo. Yego. Icyo gihe baraba n'umwere kandi baraba yisha abantu. Yego. Ariko baraba kiriya gihe yabaye umwere kuko ibyaha bye biri kuri Kristo. Yego Gerard. Nagira ngo nkubaze ku bwawe ubu wumva umutima wawe uri intungane ku Mana? Ngewe ndi intungane 150% hari niko nabivuga reka bivuze gutyo. Yego Gerard. Kuko ndi intungane nkunda kubwira abantu. Yego Gerard. Ndi intungane y'Imana kuko ngewe. Yego rwose. N'Imana turumbu Yego. Kristo ndi intungane zayo. Amen.
nuko Jera tugushimiye Imana kabisa Karame. ngushimiye Imana cyane ujye ukomeza ukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza kandi ubwo nawe ubwo uri umubwiriza butumwa wo kubwira abandi icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu ni ukuri ahubwo nibyo byaba ari bibi kuri njyewe ntabivuze yego buriya hari abantu benshi bajya batinya kuvuga ubutumwa buriya no muri ano madini twabanjemo hari abantu bamwe na bamwe baba bashaka kubyumva ariko kubera ko batinya kubivuga ntabwo babuvuga ariko ntabwo bagomba gutinya kuvuga ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza niyo mbaraga yacu niyo mbaraga twahawe amena amena niyo mpamvu tuzabuvugaho turi hose haba ari nijoro haba ari ku manywa nibyo imvura igasanga itagwa tuzavuga ubutumwa bwiza niyo murimo twahamagariwe amena amena Jera karame ngushimiye Imana mwene data ubwo uba nanjye mbonye undi muvandimwe Imana imbishuriye ariko nawe umenye ko Imana igwishuriye abandi bavandimwe hanyuma turaza gutanga nimero dusoza turabona n'amasaha n'iminota iri kugenda muze gukurikira kugira ngo nimero zacu uzigire hanyuma tuze kuvugana wenda twavuye muri studio tuganire neza yego murakoze cyane yego rwose Imana bamugisha kandi n'abari kumva iyi nkuru nziza Imana ibahe kuyumva ibakomere mu mutima ijambo ry'Imana ryaramwene ni iheta kandi igahigukana umuhigo ego ababyumvise bagomba kubyumva kandi bagakira nibyo Jera Imana ihimbazwe reka twumve n'abandi gato bakoze amen 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 Jera yabonye ijuru ry'ubuntu nawe ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana rwose n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira umuntu akaba mu isi azi neza ko afite ijuru ni ukuri wowe udukurikiye ukiyoboka inyigisho z'abantu bakubeshya ni ukuri yoboka va ku giti ujye ku muntu yego va ku bantu ujye kuri Kristo Yesu yego niwe ubasha kugukuraho urubanza rw'ibyaha yego abantu benshi bajya banyandikira message abandi bakampamagara ngo nukuri ngo tubabarire ngo twakumvise ngo nukuri uzadusengere ngo dore ngo ibyango byananiye kubireka ngo dore ngo uzamfashe ngo inzoga oya izere Yesu ibindi byose bizagenda neza ariko umwizereho ibyo yakoze yego ndabona dusigaranye iminota 3 umuntu umwe twamwakira hanyuma tukagana ku musozo yego Theo uyu mugoroba ngushimiye Imana nokuri duhamagawe n'abantu ahari batatu yego ariko ngira ngo ahari n'abantu bakurikiye kabisa kandi n'abavandimwe abenshi bamaze kubona ijuru ku buntu abadukurikiye banyi twabwije ijuru dakorerwa kuko ari n'abantu bamaze kuribona nibyo ibihamya birahari twahamagawe n'umuntu wenda babiri bari hano mu mujyi wa Kigali abandi bari muri Kayonza duhamagaye bwa mbere Kayonza yego sibyo reka twitabe uyu nguyu hanyuma tugane ku musozo Fine FM Allo Fine FM Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe yego ni David Ndigikondo yego David kuri esanya mwatubaniye ni nziza yego ariko none umuntu akibaza ati yego ko hari ijambo muri Bibiliya rivuga mwakira ibyaha byanyu muri bwose yego aha hanyuma David ndagira ngo ngusubize nanihutisha icyo cyanditswe kirari ngo mwaturane ibyaha byanyu kugira ngo mukire hanyuma ujye ubyatura bigashira se uburi intungane kubera ko wabyatuye David niba utari intungane kwatura ibyaha bikumariye iki ko intungane arizo zizajya mu ijuru utabyatura urumva umurusha iki kuko mwese muri abanyabyaha kuko iyo utari intungane uba uri umunyabyaha ubwo wowe ujye ubyatura n'undi utajye byatura umurusha iki ko mwese muri abanyabyaha none rajyaga mu mvire musangeho gato yego inzira nziza yo gushyiramo ibyaha bigiye yego urakoze cyane reka nze ngusubize rero sibyo nuko umuntu ari umunyabyaha udashobora kureka gukora ibyaha ku bwa kavukire ye yavutse kuri Adamu aremanywe no gukora ibyaha abishaka cyangwa atabishaka sibyo inzira nziza yo gukurwaho ibyaha no kumenya ngo Imana yatanze Yesu kugira ngo imubaze ubwo bunyacyaha bw'umuntu bwose aho buva bukagera sibyo kandi inamubaza Yesu anakiranuka mu mwanya w'umuntu kugira ngo abonere umuntu itike yo kumujyana mu ijuru kujya mu ijuru umuntu azagenda yizeye ibyo Yesu yakoze ko Yesu yabikoze gutyo ntago azagenwa n'ibyo we yakoze uko niko umuntu azajya mu ijuru David yego rwose noneho reka dushimira abaduhamagaye n'abadukurikiye reka dutange nimero dusoza kugira ngo ahari
tuze gukomereza hirya y'ikiganiro. Yego. Nimero yanjye ya Elias ni 078 22 78 440. 078 22 78 440. Iyanjye abadukurikiye n'abatuvugishaga arakomeza tubarize hanze. Yego. Ni 078 49. Yego. 77. Yego. 82. Wayisubiramo. 078 49. 77 Yego. niyo baza kuza kuduhamagaraho batuvugishirizaho. Yego. Bajya kuri YouTube. Yego. Bagashyiramo ijuru ntirikorerwa. Yego. Bakasanga ibiganiro byinshi byiza zivuga ubutumwa na Facebook. Yego. Yego. Nibyo ubwo murakomeza kuza kuduhamagara kugira ngo tuze gukomeza kuganira. Ndabona hano hari wari guhamagara, reka tumwitabe hari. Ndabona tuyifite akanya gatoya. Fine FM, Allo Fine FM. Yabipaga hari. Abadukurikiye muraza kuduhamagara nidusohoka no muri studio, ariko mu by'ukuri twavugaga tuti abantu bayoboka Imana, bayoboke Kristo, bareke kuyoboka abantu. Yego. Nukuri abantu bayobotse abandi bagira ngo bayobotse Imana. Yego. Kandi ngo abantu bakoreza abafarisayo Yesu yajyaga bavuga ngo bafata imitwaro idaterurwa. Yego. Sibyo? Akaba ariyo bakoreza abantu. Imitwaro idaterurwa nk'iki. Nuguhingamo umuntu ukamubwira ngo akiranuke ku gatoya no ku kanini, kandi ubizi ko nawe utigeze ubishobora. Yego. Fine FM, allo. Abari kubipa ntago babipa iyi nimero, barayihamagara ntago babipa. Nandi kuvuga ko abafarisayo Yesu yarabavuga ati bafata imitwaro idaterurwa, akaba ariyo bakoreza abantu ngo nabo bwabo batayikozaho imitwe y'indoki. Yego. Umuntu yigisha undi ngo azareka ibyaha abizi ko nawe kubireka byamunaniye. Ariko akiyubikiza izina rya Yesu akaryitwaza, kandi nawe kumwizera byaramunaniye ataragize yizera. Kuko ikimenyetso cy'umuntu wizeye Yesu nuko yabaye intungane. Kuko ibyo bizera kuri Yesu ni ibintu bitunganye. Ubwo n'uwizeye Yesu ikimenyetso nuko aba ari intungane. Yego. Fine FM, allo Fine FM. Hello? Oui, turakumva neza. Inde? Allo? Ni Mike Kayonza. Yego Mike, nimero wayumvise? Yego, nafashe yawe. Okay. Reka tuvugishe. Yego. Nanga no kubashimira. Yego Mike. Mugize neza gusobanurira abantu ni benshi bari bibazo n'ibi ngibi. Yego Mike. Rwose Imana ibaho umugisha. Yego. None naje kwabaza ikiganiro gihe baryari no kwaryari. Okay, ikiganiro ni ku cyumweru nka none saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice. No ku cyumweru guhera saa 12 kugera saa 1. Kuwa kane. Yego, no kuwa kane saa 12 kugera saa 1. No ku cyumweru saa 12 n'igice, saa 11 n'igice kugera saa 12 n'igice. Yego. Mike, tugushimira Imana, ugira amahoro y'Imana wowe n'abadukurikiye mwese, Imana ibarinde. Rwose mukomeze mu tangu ubutumwa bwiza tubanurira abantu iby'ijuru bitari ibingibi byo kweshabesha. Yego rwose. Kuko Imana ibafashe kandi ibagurira ubwenge. Amen.